Hashimwe zinanda Yesu niwe mukiza. Hashimwe zinanda Yesu niwe utuba hafi. Hashimwe zinanda Yesu Eme Franka batambuka nabo bazanye n'amashi menshi cyane. Hallelujah. Yes. Twozamura ibiganza tugasuhuzanya. Imana ihimbazwe. Hallelujah. Aya maguru nibashaka bayakure, aya maguru ya mikrofone bazegeze hirya. Murabizi je sizagenda bukeye. Yes. Yes. Imana niza kudushoboza turabikora ariko yes. 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 Hallelujah. Turashima Imana ko yongeye kutubonera uburyo n'umwanya bwo kuba hano hantu. Imana ishimwe. Gira ngo haciyemo niba ari ibyumweru bibiri niba nibuka nabwo twari turi hano hirya muri stade. Imana ishimwe ko yongeye kutubonera umwanya wo kuba hano kandi umugisha bene data badutekerejeho kugira ngo bongere kudutumira kugira ngo tubane muri uyu mugoroba. Imana ibaho umugisha. Mikrofone baze kuyigira neza bagabanye baze hanyuma duhimbaza Imana. Muranezerewe tumaze kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko yabivuze. Kuramya Imana ni inyungu zawe, si inyungu z'Imana, ni inyungu zawe. Njye sinjyabwira abantu matera ngo muhagurutse ku ngufu ngo haguruka uramye Imana. Urahaguruka ubishaka utabishaka ukicara birakureba. Ariko Imana iduhishurire ko kuramya Imana ari inyungu zacu, tubikore neza cyane. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yavuze amagambo menshi umukozi w'Imana, Imana ugumugisha. Irindi jambo yavuze riranshimisha cyane. Yavuze ngo ubuzima bw'ubutsinzi bubanzirizwa n'ubuzima bw'igitambo. Ubuzima bw'igitambo. Hari igihe tukwepa ubuzima bw'igitambo kandi biragoye ko twagera ku butsinzi twakwetse ubuzima bw'igitambo. Imana ibaho umugisha. Nitwa Frank, mukomera amashi nzungu. Imana ibaho umugisha. Witwa Line, yitwa Fofo, Bosco, Denis, Bonfils, Prosper. Ni inshuti zanjye zo ku mutima. Ikindi turasengana, dusengera mu itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko, niho dukorera umurimo w'Imana. Imana rero ibaho umugisha.
twaje gufatikanya namwe kuramya Imana uyu mugoroba. Haleluya, haleluya. Hari igihe kenshi nkunda kugira ibirego by'uko wenda ntaririmbye indirimbo nanditse cyangwa se meze gute, ariko intego iba yanzanye hano si ukubamurikira indirimbo zanjye cyangwa se kubereka uwo ndiwe. Intego iba yanzanye no kugira ngo turamye duhimbaza Imana. Indirimbo yose umwuka ari buduhe kugira ngo dufatikanye kwiramya mw'Imana, muze kuyakira. Haleluya. Nari nibagiwe kwakira Chris, mu mukomera amashyi y'umugabo uri kuri kamera. Niwe nyiri channel mukunda kutubonaho yitwa Iwacu Film. Mukunda kubona ibitaramo binyuraho tuze dukora kenshi no materaniro. Imana imuhe umugisha ko yemeye kuza kubana natwe. Hari indirimbo yanjemo turi mu nzira turimo kuza ya Dudu ivuga ngo ndi mu buntu bwawe singegeranya urukundo rwawe rumarimbeho imbabazi zawe zizana uri wanyujujije n'umunezero. Haleluya. Kukugira Yesu byamaze inyota, wambereye insinzi n'igitandara. Beni beumuda ukubikora nashuti Turagushime umugambi. Haleluya. Turagushime umugambi ufitiye ubugingo bwanjye. Turagushima gushimiye umugambi. Imana w'umugisha zamurire piano ufitiye ubugingo bwaje. Haleluya, haleluya. Turagushimiye umugambi. Ufitiye ubugingo bwaje. Turagushimiye tuzamurire mikrofone za backup noneho niba izamure
ejo twari dufite amasaha 12 yo kuramya no guhimbaza Imana. Twararimbye kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 3 za nijoro. Umva tutari tunaniwe, amajwi yananiwe ukuntu none bazi kudufasha batuzamurire kugira ngo tubashe kuramya Imana. Iyi yanjye ni sawa rwose, nizwa azizamura. Umumugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo. Ngomereza amaboko. Kuko nshobozwa umumugisha wawe kuko utanga unkomereze kuko nshobozwa kuko nshobozwa twazamura ibiganza. Mukanya baratubwiye ngo guhinduka birashoboka kubera ko tubishobozwa n'ubidusaba. Mana ihimbazwe. Gusenga kwanje kukugereho manurama horoya tubimane gusenga kwanje gusenga Mana wa mugisha Mana we umutima wanje ndagukeneye kumanwa mubihe umumugisha wawe utanga unkomereze
manuka windi noti imwe amasaha bampaye turakoresha neza nta kibazo. Yavuze jewe iyo ngiye kwandika indirimbo cyangwa se iyo ndi gutekereza mu gihe ndi buze mu materaniro inspiration nyikura mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Yavuze ku kintu kijanye n'amazi cyagiye arimo kutubwira uko inyota bita nibuka hari indirimbo twakoreye kave ejo bundi yasohotse ivuga ngo nk'uko amazi apfutsamerera umutima waka niko Yesu yambereye. Nk'uko amazi apfutsamerera umutima waka niko Yesu yambereye. Ibitambo Uwiteka yishimira imitima. Haleluya. Ibitambo Uwiteka yishimira imitima. Imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba. Imana iguhe umugisha n'abandi baze mubona nk'abaririmbyi buzuye nk'iyi podium. Bano iyi bande baza babyina drama naje bamfashije ngahe mbone drama iramfasha. Icyo kintu cyari cyarasize ndagishaka ndakimura. Uko amazi afusa amerera umutima waka niko Yesu yamereye. Sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo nekereza. Sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo nekereza. Kandi sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo nekereza. Imirimo Uwiteka yankoreye. Muzamure kibona ubona imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari wewe. Ibuka imirimo muzamure kabisa.
ibitambo ikintu cyose wakora Imana izireba umutima. Umutima uherekeje icyo kintu wakoze. N'impamvu wakoze icyo kintu. Sura cyangwa kandi. Harakana zavuga ngo Duhego Mana yabwiruba hafi kuko Uwiteka azahora natwe. Umutima waje ubura imirimo Uwiteka yakoreye ubwo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Ibibazo ufite no nibwo amarira urira no ubukene ufite none intambara urwana none tumbira Yesu Yesu igisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe igisubizo cy'ibibazo wibaza. Tumbira Yesu niwe igisubizo ku buzima bwawe. N'ibisi dutuyemo yarumvise ijambo ry'Imana zikabaho n'amagufa yari yumye nayo akumva iryo jambo akabona ubuzima. Iryo jambo iryo ryasuye umwana wa Yahiro aba muzima uve. N'ubuhe bwoko bw'ikibazo ufite kidashobora kuvizamo Imana ngo gikunde ibibazo ufite none nibwo amarira urira none nibwo
moyo wangu kuwa bora. Yesu rafiki yangu wa karibu. Ewe rafiki, macho yangu yamekuona upendo wako. Yesu rafiki yangu wa karibu. Ukeneye Yesu kugira ngo ugire amahoro yo mu mutima. Ukeneye Yesu kugira ngo ukire. Niwe igisubizo cy'ibibazo bibaza mu buzima. Umve. Sanza mukabuza. Nuko ukeneye Yesu. Ukeneye Yesu. Utarigeze kumenyita Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha, asohoza ibyanditswe kuri twe. Yesu watwuze turasubiramo igitero. Izi mikrofoni z'abakobwa babiri kumuzamuye cyane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kagatero kandi kabanza kaza kavuga gute? Uzunduha ukibuka. Ni muri Yesu Kristo. Muri Baba yenda urupfu rwiwe. Imana yiyungiye. Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu. Ni muri Yesu Kristo. Muri Baba yenda urupfu rwiwe. Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Utarigeze kumenya icyaha. Utarigeze kumenya icyaha. Imana yamuhinduye. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha, asohoza ibyanditswe kuri we. Hashimwe Yesu watwuze n'Imana. Hashimwe Yesu watwuze n'Imana. Hallelujah. Hakika. Yes. Kumurumva amagambo arimo. Aravuga ngo ni muri Yesu Kristo, mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa. Komera uwo mwami amashyi menshi cyane.
turaririmba Yesu nitumana dutahe. Ni Yesu n'ubundi nico Bwana sifiwe. Haleluya. Ibibazo n'amarira ufite nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Haleluya. Mbabwira akantu gatoya cyane. Ejo bundi mu ntangiriro z'iki cyumweru hari umuvandimwe wanyandikiye ni Masenge. Ni Mushenge. Ni Masenge. Twabanye nkiri umwana mutoya cyane. Nkiri umwana mutoya ndimo gusoza hafi primaire, turabana ndangiza primaire ntangira secondaire. Turabana. Ejo bundi yanyandikiye message n'ubundi acyayifite muri telefone. Ndende cyane. Arimo kunsaba imbabazi. Imbabazi yansabaga niziki. Ndikuvuga ngo ubwo buzima twabanyemo yari atarasobanukirwa icyari kindimo, cyanteraga gukunda ibi bintu no kubikora. Rimwe na rimwe akambera imbogamizi n'izitizi yo gutuma ntagera ku nzozi zanjye zaho nifuzaga kugera. Kubera iki? Kubera ko nyine yari ari mu mubiri ntiyarabizi. Ejo bundi aranyandikira arambwira ngo sinari nzi ko ari uko bizagenda. Izo ni bimwe mu byaza tubwira by'ibigeragezo. Na ubundi muririmbyi niba ukeneye kuba umuririmbyi ukomeye, ukeneye kuba umuririmbyi uririmba imitima y'abantu igahemuka, ntuzakwepe intambara. Ntago bikunda. Muri ubu bwami habamo kurwana n'intambara. Umuhamagaro ugira intambara. N'ibindi ubwo n'ubuhamya buto mbahaye. N'ibindi bibazo n'ibindi byose bigenda bitambika umuntu. Ibyo bibazo, ayo makuba, izo ntambara biriho kugira ngo bikuremere ubuhamya bw'ejo. Yes, curanga papa curanga. Twongera tuvuge Yesu mwana w'Imana. Uramagije Yesu. Reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. Uramagije
Shimya mana kona maona mutima wanje himbaza unezerwe Yesu yaduhaye amahoro adashira mutima wanje kandi himbazwe lefa aiwe nuga magambo shimya mana mutima we yo mutima we mutima we mutima we mutima we Kuma mutima we unezerwe nuga magambo yanjye ushimye mana we nuga magambo yanjye ushimye mana Israeli we isivuga ngo mutima wanje uhimbaza Imana unezererwa Imana hundi ijambo rivuga ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwemo zose agakiza ubugingo bwawe Bwana sifiwe Hallelujah. mutima wanje himbaza Uwiteka unezezwe nuko ndamahoro uve yafashe amahoro yose amahoro yo mu bumana iyabumbira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana iyabumbira muri Yesu iramuduha hari ikintu mwumvishije tuzokura mu mafaranga tuzokura muri famiye usibye kuturera neza bakatugarira neza yavuze ibyo zose tuvuga yabivuze ni ubuzima bw'iteka abamwemeye ni ubuzima bw'iteka haleluya iyo ndirimbo y'icura uyitangire handi ku gitero cya mbere ko murayumva upermite aho jemenyere kuririmba jenyine kuri kamera kamaje muri octave hejuru none ababasha ariko bana bateraye turashana tubwiye ngo yasatuye ijuru ibyo yangeneye zose ibibumbira muri Yesu iramuduha Imana we yakoze murize oya sinaceceka yafashe umuco wayo imurika
wari wararuye uragara imba mutima wanjye hari Imana we yakoze muri nge oya sinaceceka yafashe umuco wayo imurika munsi y'umwijima ntiwibuke ko mutima we aho niho wari wararuye yasatuye ubu nyine jewe nzaja mu butayu iyo Imana yangiriye neza kaja mu butayu cyangwa nkabona uburyo bwo gusenga nzasenga nkabwira Imana ngo umpe imbaraga ku buntu bwawe imbaraga n'amavuta zo kugira ngo turebe ko abantu bari hano hanze baza bakegera Imana ariko ikintu kijanye n'ibyifuzo n'imitwaro biza birangirira mu kuramya no guhimbaza Bwana sifiwe. Haleluya. Ntukazuva hasi ngo usimbuke mu kigare gusa uzu usimbuka n'icyifuzo uzuhimbaza Imana hagira ikintu kikuvaho niba hari umutwaro ukuriho ukufeho niba hari uburwayi bukuriho bukufeho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Dutenge tuvike igare muziki igare nandi nari kure niturangiza nituza usubireyo gutyo gutise n'isi ndirimbo n'izi jambo ry'Imana uvuge ngo ngayo amahoro dore ibyishimo ubuntu bugeretse ku bundi usimbuka n'icyifuzo ufite hagira ibintu bikuvaho. Umuntu azaza mu materaniro yikubise ka fondete kwa kundi yaje ariko asubirayo katavuye. Niba uzuja mu kazi ugataha warusha ukaza muri class ugataha warusha umubiri wananiwe kubera iki uzuzana ukama wicara ukamugereka kabiri Imana ishimwe kari umuntu ku giti cye ngo burifi ariko mu izina rya Yesu Kristo turamye Imana duhimbaza Imana hagira ikintu kiva ku buzima bwawe. Curanga papa curanga
Winuke. Yafashe imigisha yose, imigisha y'ubumana. Yumvira muri Yesu, iramuduha. Yafashe imigisha we. Aha. Yayibumbiye muri Yesu. Yafashe amahoro yo. Ayiwe. Yafashe imbaraga zose. Niba hari akantu kari hafi yawe ugafate uko kaba kameze kose. Yafashe imbaraga zose. Ayiwe. Yafashe amahoro yose. Nguriya Chris ni umuhanga. Musumwe twakoze live na musabwa muri iguma mu rugo ejobundi ya kabiri. Umuntu arandika muri comment yarashimye muri ka gatatu kubushize muri Facebook. Yaramaze imyaka 3 arwaye umusonga waranze gukira. Aratubwira ngo muririmbike. Ejobundi atanga ubuhamya. Haza n'umuhungu yari umuyisilamu. Urumva nibwo yarakigera yaracuva amakuru ya Yesu. Ako ni meza. Petero yaravuze ngo niba mwarasogongeye ngo ukamukamenya ko iwo ikintu kinini abantu nukuza gusogongera nimuze musogongere mwumve ukuntu Yesu agira neza. Nukuvuga ngo kuramya no guhimbaza Imana. Uwo muhungu sinzi ngo twaraturitse gutya ngo turirimbe ngo yamayumva ibintu birahindutse muri we. Yaza atanga itangazo mu gatatu akabira abantu ati muviyo mwagiye kuri Yesu niho sawa. Haleluya. Turaririmba Yesu indirimbo imwe tumara abahungu ndi botaha badasiribye bofata amapine y'imodoka turanga sebene hashimwe izina rya Yesu Kristo watsinze Satani. Murava hano mumenye ubwiza n'uburyohe buri muri Yesu Kristo.
tugiye gusoza. Bwana sifiwe. Haleluya. Usimbuka n'icyifuzo, Imana irakugirira neza. Jewe nza uririmba, Nzamushima, nzamushira hejuru, vuga ibyo yakoze, iminsi isigaranye yo kubaho kw'isi, nzamukorera mwitura ineza ye. muri Yesu niho turuhukira, niko abadeperi babizi. Muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho turuhukira. Korari bavuga indirimbo, tuzamure ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Ashimwe umukozi w'Imana w'Induma yabwirije abo tubana ngira kamere, iyo nezerewe mu materaniro ndasohoka ngataha. Yabwirije ntekereza ko ngiye gusohoka ngataha, ariko nibuka ko hari bagenzi banjye twazanye kandi naje mbatwaye, ubona ko hari bugira ikibazo cyo gutaha. Niba gukorera Imana kwawe ntacyo kubura ubwami bw'Imana, ukaba nta n'icyo gusenya mu bwami bwa Satani, nta mumaro ufite. Gukorera Imana ni ugusenya ubwami bwa Satani, tukubaka ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Kadutere haleluya ebyiri, tere ebyiri, indi ya gatatu tuzayitera tugarutse. Turayitwaramo ideni, tuzayitera tugarutse. Muri iyi minsi ndimo ndasezera abantu mfite ivugabutumwa muri Amerika mu minsi mikeya. Sikufra kabisa. None reka dutere haleluya ebyiri, nituzajya dukora ikintu mu materaniro, ujye ugerageza gukurura agaciro. Utuma yavuze ngo ubuzima bwo gukorera Imana, life of success. It is the meaning of a life of sacrifice. Many magambo, if we never offer any sacrifice, we cannot face our success. Reka mbabwire uhamya gatoya, yewe niza ntafite umusponsor, ntafite n'ubushobozi, ariko niga ibingibi Frank ari gukora ari byo dukora, tugataha tukavuga ngo Yesu ashimwe, ahimbazwe, izina ry'Imana rishimwe. Imana irishyura. Ibingibi birakora ku muntu ubyizera, amavuta yabyo arakora ku muntu ubyizera. Dutere haleluya, hanyuma Frank turirimbe haleluya. Dutere yanyuma. Tuzagaruka kubasura turitumiye. Abacu bagize ubwoba ngo nzizana, nta kibazo. Dutere indi haleluya imwe. Haleluya! Haleluya!
Haleluya ntizirashira yemwe. Mubanze mureke. Ejo baduhaye ubuhamya hano twari mu materaniro. Kudirimo ya Beri na Chance ivuga ngo inyoni zarorotse mu kirere. Yesu arakora. N'amafi yo mu nyanja. Yaragwira. Wese wibaza ko mbikunda kurusha umuntu. Noneho baduha ubuhamya bw'umuntu warwaje umwana yabyaye impanga umwana umwe avuka afite ibibyimba mu nda. Baramubwira ngo uwo mwana ntabwo dufite ubushobozi bwo kumuvura, yana mu rugo agiye gupfira. Amarasenga Imana, telefone iramuhamagara y'umuzungu, iramubwira ngo ngwino duhurire ku kibuga cy'indege Kanombe, icyo dukeneye n'umwana, wowe urasigara hano mu Rwanda n'umudamu wawe n'abandi bana, turajyana umwana gusa, ariko turagusaba ikintu kimwe, uraduhitiramo ikintu kimwe umwana yakundaga iduhe tukijyana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Barangije ngo bafata flash bashyiraho indirimbo ya Chance na Beni ebyiri, hari mirongo iyo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umwana ufite umwaka umwe n'amezi 6, umuzungu aramufata mujyana mu Bufaransa, nyuma y'amezi 4 abagarurira umwana ari muzima. Haleluya. Haleluya. Ibi turimo bifite ubushobozi bwo gukiza indwara. Ibi turimo biratwandika tugasa neza. Haleluya. Haleluya. Reka ntere haleluya tuvuge ngo tuzamura amaboko. Mwese umuntu ufite amaboko abiri yazamura heka mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Hey! 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 dukomere Imana amashyi menshi cyane. Umwanya wanje ugiye gushira, ariko Bwana sifiwe. Uyu mwamubona umaze gutera haleluya, yari umusilamu, yari umunywa rumogi, yari ibandi, yari umubandi umwe umuteye ubwoba. Twamutetse amateka tubikayonza, niho twamufatiye. Ubu ni umukozi w'Imana ukomeye, Muvuga butumwa. iriya mwiza curanga tudasambura ibintu hano tugatanga umuhamya bakaturaza muri stade. Dusimbuke rimwe turama twisaba umukunga cyangwa umwana tuzosubira nitugaruka ikindi gihe. Sawa papa tugende. Wongereho katemba. Gerageze unyeganyega ahantu uri.
uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntacyo reka dusirimbe. Bwana sifiwe. iyi ndirimbo aririmbye ziri mu ndirimbo zazimfasha cyane. Haleluya, tuzamure Imana yacu cyubahiro. Haleluya, hari indirimbo yaje ari kuririmba ivuga ngo fata zutumva tuzagushima ibihe byose Mana yacu tuzaho natuguhimbaza ari w'impamvu isi zigomba kuririmba izina ryawe Mana yacu ari w'impamvu isi zigomba kuririmba izina ryawe Mana we tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe. Mureke dusoza amasaha bambaye ashize. Nari ngiye kuririmba kubera ko umwaka urangiye. Nari ngiye kuririmba ngo mu kwezi kwa mbere Nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa kabiri nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa gatatu Mana nabonye ineza yawe, bigeze mu kwa kane nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa gatanu nabonye ineza yawe, mu kwezi kwa gatandatu nabonye ineza yawe, bigeze mu kwa karindwi nabonye ineza yawe, ndetse no mu kwa munani nabonye ineza yawe, ndetse no mu kwa cyenda nabonye ineza yawe, ejo bundi mu kwa cumi nabonye ineza yawe, no muri uku kwa cumi nakumewe nabonye ineza yawe, n'uyu munsi Mana we nabonye ineza yawe. umukunga twiruka. Yesu arakora, ni ukuri arakora.
byose arabikora. No, dore ukuntu tugiye kubigenza. Wanasifiwe. Abasangwa mwicare bukeya. Mwicare dutanga umwanya. Siko? Mwicare kubera ko bano bahungu nabacuze. Abasangwa mumfashe mwicare. Siko muhumu? Noneho iminota 2 isigaranye nikoreshe nimara dusoza. Turabashimiye Imana ibahe umugisha. Bitugirira icizere mukadutura. Noneho tuzamurire. Abasangwa mwica baraza kuba icyanyu gisiri nzu wihute handi warugeze hanyuma dutange umwanya Imana bamugisha ngaye guruka data ihute iminota 2 yonyine gusa uhe bano bagabo umwanya kugira ngo
haleluya nzu mubanze mutureke iminota nk'ingahe gusa Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Iyi gisirimba kigenze nabi kurinje. Biza bisa nkaho nakoze cyane. None mwicare mugume hamwe. Siko? Twavuye Kigali tuza kubataramira hano. None mwe muretse twumva ukuntu bimeze. Tubara dutahana amahoro y'Imana. Nimubikora nabi ndababara. Mwicare mugume hamwe. Numve ko nyine mwokagira Imana ndabasabye nimba ari n'ituro ndaritanga ariko mutuze mwicare mugume hamwe gusa ngahe